Ndabashuje kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje gukurikira Demi Empire. Nizeye ko aho muhereye mu bice bitandukanye by'igihugu mumeze neza. Imana niho umugisha ibikorwa byanyu bya buri munsi, kandi mu by'ukuri yite cyane kuri wowe ugiye gukora subscribe. Kora subscribe kuri Demi Empire, umugisha mwinshi uzire, kandi mu by'ukuri uraba unkoreye cyane. Ntera inkunga yo gukora subscribe nubwo utanzi, nanjye nakuzaye ko ikikomeye nuko duhurira kuri uru rubuga. Kora subscribe rero, Imana irushaho kuba umugisha. Wowe utameze neza kuri uyu munsi, mwijije ko ejo cyangwa ejo bundi uzamera neza. Niko nyine isi yubatse, umunsi umeze neza ejo bikanga, ubuzima bugahinduka. Cyangwa se uyu munsi ukaba uri mu bihe bigoranye by'agahinda, umubabaro, igihe cy'umwijima. Ariko ndagira nkwizeze ko nyuma y'umwijima umucyo urongera ukaboneka, urongera ukagira ibyishimo, urongera ugacya, ukagira umucyo. Nawe rero mu bihe by'ibyishimo ntabwo ari umwanya wo kwishongora ku bandi, ahubwo ni umwanya wo kugira ngo tujye turushaho kubana neza. Ejo nibihinduka undi wagiriye neza azayikwiture. Ni inkuru mu by'ukuri y'ikoranabuhanga, ni inkuru ivuga ko ifite umutwe ugira uti: abafite ibigo bikoresha ikoranabuhanga mu guhugura abarimu no gutegura integanyanyigisho z'ikoranabuhanga mu burezi, baratangaza ko hakiri icyuho muri bamwe mu barimu batamenyereye gukoresha iryo koranabuhanga mu buryo bugiye butandukanye, ku buryo hagikenewe amahugurwa ahagije ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Umuyobozi w'ikigo cy'ikoranabuhanga mu burezi cyitwa Smart Class, Abdulrahman Niyonizeye, agira ati: umuyobozi w'ikigo cy'ikoranabuhanga mu burezi cyitwa Smart Class, Abdulrahman Niyonizeye, agira ati: ku bijyanye no gukora isuzuma, haracyari abarimu bakoresha impapuro, kandi nyamara hari ikoranabuhanga ryagakwiye kubafasha gukosora. Ati: ni ikibazo cy'amahugurwa tutaragera ku buryo bushimishije. Nemera ko harimo icyuho mu mwanya wo guhugura abarimu wabona, kuko tubikora mu gihe bari mu karuhuko gato bagenewe, ariko dufatanyije n'izindi nzego dukwiye kwifashisha ibiruhuko kubahugura, kuko bizafasha abana n'abarimu kubona umwanya uhagije wo gusubiramo no gutegura amasomo mu ikoranabuhanga. Uti: imfashanyigisho zirahari kandi zihagije, igisigaye ni ugufasha abarimu kuzikoresha. Umuyobozi wungirije mu gashami gashinzwe gutegura imfashanyigisho n'ikoranabuhanga mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda, REB, yitwa Vincent Nyirigira, agaragaza ko muri rusange abarimu bahabwa amahugurwa ajyanye no gukoresha ikoranabuhanga.
ariko azakomeza gutangwa kugira ngo abakitiranya bamenye inyungu zirimo gukurwa mu burezi bw'ikoranabuhanga. Umuyobozi wungirije mu gashami gashinzwe gutegura imfashanyigisho n'ikoranabuhanga mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda REB, Vincent Nyirigira, agira ati nka mbere wasangaga dufite ikibazo cyo gukora amasomo ashyirwa mu mbuga z'ikoranabuhanga, ariko uyu munsi dufite studio idufasha kuyatunganya neza. Akomeza agira ati ibyo umwarimu asabwa gusa ni uko afite nimero imuranga, ubundi akinjira ku rubuga rwa REB agakuraho isomo riteguye neza, aha abanyeshuri akazi ke kakoroherezwa cyane. Nyirigira kandi akomeza agaragaza ko imfashanyigisho ziteguye neza zihari mu byiciro byose kuva biga amashuri y'incuke kugera muri kaminuza, ariko ko ibijyanye no kongerera abarimu ubumenyi bishyizwe imbere kandi bigomba gukorwa neza. Uti ku bijyanye no gutegura amasomo mu ikoranabuhanga rijyanye n'imiterere y'abarikoresha, ati ni kimwe mu mbogamizi yo gufasha abatumva indimi z'amahanga zitegurirwamo ayo masomo. Akomeza agira ati abafite ibigo by'ikoranabuhanga bagaragaza ko bakorana na REB mu gushyira integanyanyigisho kuri izo mbuga, bityo ko ntawe ukwiye kugira impungenge z'uko hashyirwamo ibitari byo. Uwo ni Nyirigira ushinzwe agashami k'ikoranabuhanga. Akomeza agira ati naho ku kijyanye no kuba abarimu bavuga ko bigengesera mu gukoresha iryo koranabuhanga ngo batagongana na ba nyiraryo, abafite ibyo bigo bagaragaza ko hari abo bijya bigaragara koko harimo ikibazo. Uti ariko iyo myumvire ikwiye guhinduka, ahubwo hakabaho kumva ko ari irya mwarimu n'undi wese ukeneye kurikoresha mu burezi, haba abanyeshuri cyangwa se ababyeyi. REB kandi igaragaza ko hakurikijwe ibipimo mpuzamahanga ku gutegura imfashanyigisho hari ibihugu byateye imbere kandi u Rwanda ruri kubyigiraho. Ibihugu bimwe na bimwe byagiye bikoresha ikoranabuhanga kandi byateye imbere muri edukasiyo kubera ikoranabuhanga. Ati u Rwanda ruri kubyigiraho kugira ngo hanozwe imfashanyigisho yo ku rwego mpuzamahanga, ku buryo umunyeshuri wize mu Rwanda nawe ashyirwa ku kigero runaka mu ikoranabuhanga. Ibyo kandi bikanagenzurwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi UNESCO. Iyo ni gahunda mu by'ukuri ya mudasobwa cyangwa se ikoranabuhanga
igomba kongerwamo imbaraga mu burezi bw'u Rwanda. Iyo ni inkuru twakuye kuri Kigali Today mu kiganiro gica kuri Keti Radio buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi, kugira ngo baganire kuri education cyangwa se ku burezi. Ingingo rero yagarutsweho ku munsi w'ejo wundi kuwa mbere, yari ingingo y'ibijyanye n'ikoranabuhanga mu burezi. Ngira ngo murabona bamwe mu bagize icyo bavuga cyangwa se mu basesenguzi bari bahari, ni abo bose wagiye ubona. Ndabashimiye cyane rero, Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha mwinshi. Muhirwe muri byose mukora, by'umwihariko ugiye gukora subscribe, Imana imuhe umugisha mwinshi. Mushimiye mbikuye ku mutima wowe wabanye nanjye, wabanye natwe kuri Demi Empire. Imana ikomeze kongera kandi umugisha wose uze kuri wowe, kugira ngo byinshi tukora bijye birushaho kukunogera kandi no kugeraho umunota ku munota. Ciao ciao, Imana ikomeze ibane nawe. Wowe aho ugiye uherereye nzi kumeze neza, nutameze neza ukomeze kwihangana, ni kwa kundi n'ibisanzwe. Niyo situation y'isi, iyo byanze urazibukira ugasenga, hanyuma ejo bikagenda neza. Kandi nyuma y'umwijima umucyo uraboneka, kandi nawe uri mu mucyo ntiwishongore, ejo utazagana wundi wari uri mu bigoye. Ahubwo ni igihe cyiza cyo kugira ngo ukorane nawe, umuhumurize, kandi nawe azagire aho akwibukira n'ibihinduka. Ciao ciao, ndabashimiye mwese. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi munyurwe na buri kimwe. Ndabakunda.